Intangiriro igice cya gatandatu. Imana yemeza gutsemba abantu. Abantu batangira kugwira ku isi, bamaze no kubyara abakobwa, abahungu b'Imana babona abakobwa b'abantu ari beza. Nibwo bihitiyemo abo bishakiye babagira abagore babo. Nuko Uhoraho aravuga ati, umwuka wanjye ntuzongera kuguma mu muntu ngo arambe igihe kirekire n'ikinyamubiri. Kandi kubera amakosa ye, iminsi ye ntizarenga imyaka 120. Muri ibyo bihe ndetse no hanyuma, ku isi habagaho abantu barebare kandi banini cyane, kubera ko abahungu b'Imana babanaga n'abakobwa b'abantu. Abo bakobwa babyariraga abantu b'ibyamamare, ni nabo za ntwari za kera b'abagabo b'ibirangire mujya mwumva. Uhoraho arareba asanga ububi bw'abantu bwakuriye ku isi, ibitekerezo by'umutima wabo nta bindi bitari ubugizi bwa nabi. Uhoraho yicuza kuba yarashize umuntu ku isi, maze arababara mu mutima we. Niko kuvuga ati, ngiye gutsemba ku isi abantu naremye, kandi hamwe nabo nzatsemba amatungo n'ibikoko ndetse n'ibiguruka mu kirere, kuko nicuza icyatumye mbirema. Nowa ariko agira ubutoni mu maso y'Uhoraho. Imana yiyemeza kubabarira Nowa. Dore rero amateka ya Nowa. Nowa yari umuntu w'intungane, ntiyari ameze nk'abo mu gihe cye, ahubwo yagendanaga n'Imana. Nowa abyara abahungu 3, Semu, Kamu na Yafeti. Isi yose irandavura mu maso y'Imana, yuzura ubwicanyi. Imana irebye isi isanga yarandavuye kubera ubugiranabi bwa buri muntu. Imana ibwira Nowa iti, ikinyamubiri cyose kigiye gutsembwa. Dore isi yuzuye ubwicanyi kubera abantu, ngiye kubatsemba hamwe n'ibiri ku isi byose. Iyubakira ubwato mu biti by'imizonobari, uzabugabanyemo ibyumba, hanyuma ubuhomeshe ubujeni imbere n'inyuma. Dore ukuntu uzubaka ubwato: uzagira uburebure bw'imikono 300, ubugari bw'imikono 50, n'ubuhagarike bw'imikono 30. Ubwato uzabuhe igisenge, maze uburangirize ku mukono umwe uturutse ku gasongero. Umuryango w'ubwato uzawushyire mu rubavu rwabwo, hanyuma uzabwubakemo amagorofa 3, imwe hasi, indi hagati n'indi hejuru. Njyewe dore ngiye gutiza ku isi umwuzure w'amazi yo gutsemba ikinyabuzima cyose gihumekera aha munsi y'ijuru, maze ibiri ku isi byose bizapfe. Ariko nzagirana nawe isezerano. Uzinjire mu bwato, wowe n'abahungu bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Mu binyabuzima byose, mu binyamubiri byose, uzinjize mu bwato 2, ingabo n'ingore muri buri bwoko, kugira ngo birokokwe hamwe nawe. Inyoni ukurikije amoko yazo, ibikoko uko bimeze mu moko yabyo, inyamaswa zikururuka hasi ukurikije ubwoko bwazo, hazajya haza 2 bya buri bwoko bigusange kugira ngo birokoke. Naho wowe uzafate ku bishobora kuribwa byose, uzabihunike, bizakubera ibiryo bizagutunga wowe n'inyamaswa. Nowa agenza atyo uko Imana yari yamutegetse, niko yabigenjeje.